Ikigo mpuzamahanga cy'ubukemurampaka cya Kigali International Arbitration Center ni ikigo umushoramari, umucuruzi cyangwa undi muntu wari we wese ukora ibikorwa bibyara inyungu ashobora kwitabaza igihe hatabaye kubahiriza amasezerano cyangwa havutse ibindi bibazo. Ni ikigo cyashinzwe mu mwaka wa 2012 leta ibigizemo uruhare. Muri uyu mwaka leta yongeye gufata icyemezo cyo gushyira akayabo ka miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda muri iki kigo kubera impamvu Johnson Businge, Minisitiri w'Ubutabera, asobanura. Ubu rero impamvu leta yongeye gufata icyemezo cy'uko yakomeza kugishyigikira nuko nyuma y'iyi myaka ikigo kuko tugikurikiranira hafi tujyana nacyo umunsi ku munsi, twasanze business kirimo gukora, ibikorwa kirimo gukora byagombye ko ari byinjiza amafaranga yatuma gikomeza kubaho, bitaragera ku rwego rwatuma kibaho. Tuvuze ngo ni mwirwarize amafaranga mwinjiza aba ariyo abahemba kora ibikorwa byose mushaka gukora, ntabwo byabo. Indi mpamvu Bwana Businge agaragaza nk'iyatumye leta igira ubushake bwo gufasha iki kigo ngo nuko n'ubundi yari yagize uruhare mu ishyirwaho ryacyo, bityo ngo leta iretse iki kigo mpuzamahanga cy'ubukemurampaka cya Kigali kigahomba ngo niyo yabihombye. Ariko kitabayeho ntabwo haba hahombye kiyaka, ngira ngo murabyumva, haba hahombye igihugu cyacu nka business environment, kuko cyo twagishyizeho abantu bose bakirimo na abantu bagikorera, cyashyizweho na leta y'u Rwanda, bashobora kuvamo bakajya gushaka ahandi akazi, ariko turetse arbitration center yacu ikavaho twebwe twaba duhombye nk'abanyarwanda. Kugeza ubu ngo ikigo mpuzamahanga cy'ubukemurampaka cya Kigali kimaze gukemura ibibazo birenga 55 birimo ngo n'iby'ubucuruzi bikomeye. Gahunda hari nuko iki kigo kigomba kwigenga nubwo nta gihe gitangazwa kizaba kitagifashwa na leta.